Imana maze kwitegereza neza. Ese birakwiye ko tuzacu tuzigira ibitabashwa ariko inzu y'Uwiteka ikaba umusaka? Oya ntibikabeho. Niyo mpamvu korali intumwa z'ubushake yo mu itorero rya Nyarugunga mu ntara y'ivugabutumwa ya Kanombe yabategura igitaramo cyo gushima Imana mu nsanganyamatsiko igira iti Ngwino twubake urusengero rw'Uwiteka birashoboka. Ni ngombwa ko twubaka urusengero rw'Uwiteka kuko yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Tuzaduturamanye n'amakorali mukunda cyane ariyo abakurikiye Yesu Family Choir yo mu itorero rya Kacyiru. Uzanye inkunga maze twubake urusengero. Desert Stream Singers yo muri Kigali English Church. Zaribirana kurushaho gukurikira. The Guardians Choir yo mu itorero rya Masaka. Gusenga ni impano ikomeye mu buzima. Korali Abarobyi yo mu itorero rya Kayonza. Reka ndirimbire Uwiteka mvuge n'uburyo yamfiriye. Korali Ubugingo Bushya yo mu itorero rya Samuduha. Dufite imbaraga idutera kubivuga tudatinya. Ndetse n'andi makorali mukunda cyane ni kuri iyi Sabato tariki 27 Kanama mu mwaka wa 2022 ku isaha ya saa 7 zuzuye ku itorero rya Nyarugunga. Nshuti bavandimwe, nimuze twubake inzu y'Uwiteka tuyigire ikitabashwa kandi birashoboka. Mwese murararitswe. Twubake inzu y'Imana birashoboka.